ntabwo twaje gushingura, twaje guhamba abadayimoni. Turanezerewe, umunezero nizo mbaraga zacu, ntabwo ushingiye ku rumogi. Nyagasani, muri iki kinyejana uracyajundika itabi, ugomba guseka, iminwa ikagera ku matwi. 2022 hari Goliyati wawe upfuye mu izina rya Yesu. 2023 urikira mu mugambi w'Imana. Yego, nkaba ndi umwana w'umugore wa kangahe? Wa gatatu kuri data. Kurende ubureba narindushye, nari ikiyemo. Vuga ngo yarindushye. Bwa mbere nkwaho urumogi narirukanse. Numvise Abamalayika isi nejo bimururira. Nkajya mbona amazu yose yaguye, nkajya mbona amamodoka yose nyari hejuru. Iyi nkovu nayikubize hasi sita ku muryango gutya. Maze urwaze ndagenda pi ndagaruka. Marasa baraguye. Kankubwiye dukizwe ibyo ariko inkovu z'ibya ntago zishiraho. Harampagije. Niba utarazi hagagenda uzihage, sigukura amenyo cyangwa bagabanya amara. Uze tugusengere, kizwa hinduka va. Havuga ati reko pastor wajya ushyiramo inyorosho byibura, inyorosho yikize mbungunde cyangwa mu nyange. Je nari mfite mushiki wanjye witwa Anastasia, yapfuye avaho inyama kubera indwara ya zona. Inyama zimuvaho, ziva ku murutirugongo rw'umugongo, ziva ahangaha, ziva yajyaga vi Bujumbura, yagera mu rugo Mariya bakavuga abaturanyi bati Mariya yabyara wakanyinde, yabyara yaravyaye nawe akaza adingisa. Ababaye mu buyenzi Bujumbura harako bita babadamu nyine bicara ugasonga bugari bakazana ibingibi ngo nakarima k'igikoni. Sawa, icyo nabwirwaga nuko mama agiye kwahukana, nuko numvaga gongereye mu rukerera. Ubwo nijye mfura kandi ihene mbi ntawe ugira gute. Imureke tujye tuvuga Yesu aho yatuvanye. Ariko aho niho natangiye kunywa itabi ry'urumogi, nanga none ikubitamo na jenoside. Noneho amahana barinjiye, mama na mukadata baba bacinjiye hamwe. Yego, nanga ibintu bitatu, nanga igihugu nose munsi y'igiti hajya hamera. Aha harirabura, n'iminwa yariraburaga kubera gutobora imisongo. Ziryemwa ankunze na yamfatishije umugozi arirwo rukundo. Bari bamaze kunkatira inshuro 3. Hari wambwiye w'icyangugu arambwira ati ese ubwo ngubwo muri dote tuzabona inyama ko wacu arabasha. Ariko ngeze ahangaha arambwira ngo tuzabaho. Jayo maraso ziyuko nanje ndimo zacha ndirimba urwo rukundo dukwize mwisi yose. Haleluya, haleluya. Ijambo harura bivuze ngo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mpawe iminota mikeya yo kugira ngo ngire ikintu ngabana namwe muri aka kanya. Yesu nashimwe cyane. Nari bivuze ngo Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu aravuze ngo mureke abana bato bagire gute, bansange. Amena. Kandi ngo abameze batyo bafite umutima nk'umwana, abo nibo bazaraga ubwami bw'ijuru. Muvuge ngo amena. Haleluya. Rero uko igiterane cyateguwe birasa nkaho ari ukuntu byahindutsemo gatoya. Amen.
turashima Imana abantu Imana yararitse bakaza muri iki giterane. Izajye Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhaguruke ku maguru yacu dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Duhaguruke ku maguru yacu duhimbaza Imana. Haleluya, haleluya. 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 Abimana arinze batere haleluya. Haleluya. Imana y'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo Imana ishimwe cyane. Navuze ngo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abaneze batere haleluya. Turagushima Mana. Turagushima iteka Imana nyiringabo. Nta Imana tuzakorera. Nta Imana tuzahimbaza. Nta Imana tuzavuga. Uri Imana yo gushimirwa. Uri Imana yo kubahwa. Uri Imana yo gushyirwa hejuru. Uri Imana yo guhimbazwa. Nta Imana ikwiye gushyirwa hejuru. Uruta ibigirwamana, uruta ryangombe, uruta nyabinji, uruta binego bya kajumba, uruta abacweji, uruta abatozerema.
turagushima Mana, wabanye natwe, waraturize, wakoze ibikomeye, natwe turishimye mu izina rya Yesu. Muri aka kanya turacecekesha imbaraga z'umwijima, ibitavuga gukomera. Urakoze Mwuka Wera, reka iki cyero cyobore Mwana, reka Mana utegeke, izina ryawe niryubahwe none n'iteka ryose. Duse twizeye kubikoze. Amashyi n'impundu kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Abanezeye Imana batere haleluya. Abazi ko Imana yabarinze batere haleluya. Reka mbatangarize, iyatumye ugera kuri iyi tariki, Imana igiye kugwa gusoza uyu mwaka amahoro. Abifuza gupfa bo nibayitere, ariko abifuza kurama batere haleluya. Narivuze ngo uzarama, ntabwo uzapfa, uzarama kugira ngo wamaze imirimo y'Uwiteka Imana yakoze. Tera haleluya. Umva, Imana ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Yego, Dawidi yaravuze ngo abamanuka bajya muri rwa rwobo ntabwo aribo bayishima. Imana ni Imana y'abagihumeka. Uracyafite impamvu yo guhimbaza Imana. Uyu munsi turahimbaza, wowe ntubyumve, kandi yaraguhaye amaguru yiyagwire kugira ngo uhimbaze Imana. Mfite impamvu zirenga ibihumbi zo guhimbaza Imana. Imyaka ishize 25 kuri uyu munsi nabaga nasinze, ariko Yesu yamaye kuzura Umwuka Wera, yamaye umunezero, yamaye ibyishimo. Haleluya. Nimudatera haleluya, mikuzimu barumva imbaraga z'Imana. N'uru rutoki n'ibi biti birabihamya by'ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu ageze i Yerusalemu, abagore bashashe imyenda, basasa imikindo, abazi umunsi w'amashami niho bawukomora. Abafarisayo barangije babwira Yesu ngo nababwire bahore. Arababwira ngo abangaba bacecetse, nabwira aya mabuye akavuga. Umva nkubwire, ahari ubuzima abantu baravuga. Ntabwo twaje gushingura, twaje guhamba abadayimoni. Turanezerewe, umunezero nizo mbaraga zacu. Ntabwo ushingiye ku rumogi, ntabwo ushingiye ku itabi, ushingiye ku Yesu yakoze ku musaraba. Ababyize batere haleluya, haleluya. Ariko niyo bajunditse ubugoro ntabwo wayitera, kere kubanda ukabucira. Mbariza mugenzi ngo ujunditse ibiki ariko Nyagasani, muri iki kinyejana uracyajundika itabi? Ugomba guseka, iminwa ikagera ku matwi, abadayimoni bakamenya ko ukiri muzima. Babwire ngo waracyari ibyiringiro. Vuga ngo amina cyane ariko. Hey! Topelezele manda zokita. Muvuge ngo amina cyane ariko. Yesu arashoboye cyangwa ntabwo ashoboye? Yesu yamubohora cyane yamubohora? Yesu yamukiza ntiyamukiza? Tumwerekezeho ibiganza. Yesu abohora ubuzima bwe, dayimoni w'igicuri namurekure mu izina rya Yesu. Twese tuvuga tuti amena. Imana yacu icyubahiro. Imana tuyihamye cyangwa twe kuyihamya? Yaraturinze, turayishimira. Haleluya, haleluya. Imana itegereje abagabo n'abagore bavuga ngo Mana warakoze, uri uw'icyubahiro. Muvuge ngo amina. Hari amatangazo yabitse abishwa n'imodoka ya hoho, abishwa n'amakamyo, abishwa na COVID-19, ariko Imana yarakurinze, warabitambutse.
2022 na gatatu rongera ubirenge. Ntabwo kubaho ari imbabazi z'abadayimoni, tuzabaho. Haleluya. Yego yasageze abwira abaturanyi batamwumvaga, arabwira ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara mu maso yanje hakomera akaba nk'urutare. Baguhaye igihe ariko Imana igutegereje mu gihe cyayo. Bwira mugenzi ngo ntabwo ireba nk'abantu, ariko muvuge ngo amina cyane. Ariko reka mbaye ku buhamya, bansabye gutanga ubuhamya, mbubahe gatoya ariko murabona ntaryoshye. Muvuge ngo amina cyane. Ariko iyo bitarasobanuka, yego 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 narwinera bye bintu bisokoze uko bigize gute byogosha, arakureba akavuga ngo ariko so umaze iki, kandi wisize washyizeho umukorogo, washyizeho cyangwa, ariko akakureba bagase ubundi uburuwahe, kuko abazimu bagusuzuguye ariko Imana ikubahishije. Muvuge ngo amina cyane. Ariko baravuga ngo ari kuriya nuwa hehe. Muvuge ngo amina cyane. Ariko Yesara baza Dawidi ngo ariko uri mwene nde? Ni Sawuli. Uri mwene nde? Aravuga ngo ndi mwene Yesayi w'i Betelehemu, je ndi umushumba. Aravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana, Imana y'amahoro izabane nawe. Muvuge ngo amina cyane. Ariko 2022 hari Goliyati wawe upfuye mu izina rya Yesu. 2023 urikira mu mugambi w'Imana, ariko Imana irakora cyane ntabwo ikora. Imana iri hano cyane ntabwo ihari. Muvuge ngo amina cyane. Ariko kwa Yesu imbago ziratakara, kwa Yesu ibimuga biragenda. Ngo n'abana n'ubumuga harya ibimuga ngo ni bya bikono bimenetse, bararyanze Nyagasani. Ariko kuki umuntu abana n'ubumuga? Mbaza mugenzi ngo ubana n'iki? Ubu reba jewe rero na nyogokuru niko yarameze, nicyo cyamwishe. Ubu kimfatira ha kikazamuka kikajya hano kikaroroma. Nkimaranye imyaka kuva nakavuka narakivukanye, yibanira nacyo. Ubutindi n'ubwi wabo, yego ikirwara n'iki wabo yibanira nabyo. Ukwiye kubana na Yesu, ibindi byose umugoroba turabisezerera. Muvuge ngo amina cyane. N'ubukene wabusezerera, n'ubugishuri bukure hari Imana yakuremeye turawuhanurira. Muvuge ngo amina cyane. Ariko jewe rero nitwa Nyirishema Gabriel, yego Nyirishema nde? Ndi umunyarwanda uvuka muri iki gihugu mu ntara y'Amajyepfo, yego icyahoze ari Butare, yego ndabivuze. Ngize gute? Yesu ku myaka 30 nibwo yadeclare ministeri, avuga icyo yatumwe. Barangije ngo bazabiranwa n'umujinya, baravuga ngo ni mwene Yosefu umubaje, nyina ni Mariya umubumbyi. Urumva basanga butaka n'abakera. Hari wasanze mu gishangara hepfo aravuga ati ni gakondo yacu, ni umwami wayituraze. Ubwo nari ngiye kuhahinga yarahumiye ndangije mfata igihumbi ntakira. Imana y'amahoro ibane nawe. Yesu yavukiye mu bakene kugira ngo abereke ko nabo yabatungisha. Aho Yesu yageze biramenyekana, ntabwo banyumvise. Nta muntu wakire Yesu ngo asigare nk'uko yari ameze. Vuga ngo amina cyane. Ariko ushobora kuba udafite amafaranga uno munsi, ariko ibitekerezo akabihindura, kuko niwe bwenge bwacu, niwe butunzi bwacu, niwe mbaraga zacu. Haleluya. Niwe cyubahiro cyacu. Hari akantu kabaye, kandi ni true story, ni inkuru y'ukuri, yego. Agashishi ndo ndababwira uri kumwe na Yesu,
kasimbukiye ku nzovu. Inzovu ibona umuhanda wapfuye ariko hasigara ikiraro cy'igiti kimwe. Yego, agashishi kitendetse he ku gutwi. Yego, murabizi ko inzovu niyo nyamaswa nini igira ibiro byinshi, nibyo? Itambutse kiranyeganyega, ariko nanjye bimaze kuzaho rero kigira gute? Kiranyeganyega. Agashishi karavuga atari kuzi ko turanyeganyeza ibintu hangaha. Muvuge ngo amira cyane ariko twihe icyubahiro. Haleluya! Aho Yesu yageze hari ibintu binyeganyega, abadayimoni batuma gunasinzira. Uyu mugore abanyeganyege, abadayimoni urupfu baguteraga ubwoba. Uyu mugore abanyeganyege kuko uri kumwe na Yesu. Haleluya! Uvuge ngo amina cyane ariko. Amina ifungura igitangazo. Urashitana kubwira ngo ariko igihe wasamiye asamure ko Yesu adateramo igitangazo. Ko wasamiye abisisi. Bamwe twaje amenya nyeganyega sha. Yego. Ariko Yesu wamutumbereye neza. Tumbira Yesu we nyine niwe Yesu. Munyumva ariko. Niba turi mu bwami bw'Imana, ujye urinda ikirenge cyawe. Hari igitangaza Imana igiye guturitsa muri uyu mugoroba. Haleluya. 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 Uyu mugoroba tugiye gusenga ibitangaza mu izina ryande. Ibimenyetso bizagwa n'abizera nibi: bazirukana abadayimoni, bazakiza abarwayi mu izina ryande, bazazura bapfuye mu izina ryande. Hari abantu batatu bafite abantu mu bitaro muri uyu mugoroba. Imana irambwiye ngo irabakijije, ntabwo muzashingura. Batatu baryamye mu bitaro, bari barangije umwaka bababaye, ariko ijuru irambwiye ngo irabakijije. Imana ni Jehova Rafa, yohereje ijambo rikabakiza indwara zacu zose. Ababyiza avuge ngo amina. Nimwumva ko agashije kari kunyeganyeza ikiraro n'inzovu. Inzovu irambutse igeze hakurya, agashishi karavuga ati twebwe n'inzovu twagize gute? Twanyeganyeje iki? Twanyeganyeje iki? Ariko se mu by'ukuri akashishi abantu bazi by'iminzani gafite n'amagarama 5, kagira amaraso se? Reka nkubwire, atari Yesu ntabwo naba ndahangaha nagiye. Njewe rero ndi nyirishema mwene ngabo nziza na Kristina Mukanduti. Yego, mumbarize ngo uvuka he? Hari ababashinguye kera. Yego, nkaba ndi umwana w'umugore wa kangahe? Wa 3 kuri data. Kurende ubu reba narindushye, nari ikiyemo. Vuga ngo yarindushye. Narindushye rwose. Sawa. Bwa mbere nkwaho Urumogi narirukanse. Numvise Abamalayika isi n'ejo bimururira. Nkajya mbona amazu yose yaguye, nkajya mbona amamodoka yose nyari hejuru. Buriya gusara no gushishikara, bwamageze gusara no gushishikara. Kandi ibintu bya Yesu udasazemo gatoya ntabwo urya ibyiwe. Yego, Yesu yigeze abwiza ubutumwa iwabo, baje bavuga ati dore arasaze nimumufate. Bati ni mwene Belzebube umuha iki? Imbaraga zikora ibitangaza. Arabwira ngo niba urutoki rw'Imana rwivukana abadayimoni, ubwayo bw'Imana baguye gitumo. Uko mwatwita I don't care, ntacyo bitubwiye. Ariko gusinda kwacu ntabwo twambara nabi. Yego, yego, ntabwo turwana. Yego, ntabwo dusa nabi. Imiryango yacu tuzi kuyobora neza. Mu buryo bisazi bidakoramo kamfe. Fata 5. Vuga ngo amen. Onjira ngo amena. Bwira abantu 2 ngo rega birakora. Birakora cyane ntabwo bikora. Hari igihe abantu tubaga gushyiramo umunyu
bakagaruka tubwira ngo ngaho akirumva mwana we, urumva wakoze ibintu birakora, bafite uko babyita bakabiharasinga, ariko birakora. Vuga ngo amina cyane. Ariko niyo mpamvu wigize umunyabwenge ngo narangije Butare, ngo narangije Kiye, narangije Harvard, narangije Oxford, ahariho hose, ariko bitarimo ifunguro ry'umwuka wera ntago bikora. Ubutumwa bwiza yego ni imbaraga zihesha uwizera gukira, ariko kubarimbuka ni ubupfu. Ibyo turimo bari kubyita ukundi kuntu, ariko birakora. Niwizera Yesu, Yesu araguhindura amateka, Yesu arahindura ibitekerezo. Haleluya! Hirya Yesu ntabwo bikora, nta kindi nabaha. Yesu yahaye abantu imigati bararya barahaga, na buri muntu wese atwara igitunga ciwe n'igitebo. Niko bizagira gute? Niko bizagira gute? Haleluya! Arabwira ngo urya umubiri wanjye cyangwa akanywa amaraso yanjye, uwo ntazasonza, ntazagira inyota ukundi. Vuga ngo amina. Yesu yaguhamagaye ntabwo akubwira ngo nzaguhemba nyuma y'ukwezi. Karindare ni y'Abaroma, kuko imyaka 1000 ku Mana ni umunsi umwe. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bugacya impundu zikavuga. Abakameramani mwihangane mba nagurutse. Yego ubwo ndafatwa na satellite, kamera nitabishobora satellite irafata. Yego ahari kurira kwararira umuntu, ariko bugacya impundu zikagira gute? Zikavuga. Warara wiseguye amarira nk'uko naraye nyiseguye. Hari igihe nafashe amasengesho y'iminsi 7, mfata igipande cy'ishuka niyorosaga mu rusengero ahantu mu mujyi wa Kigali hafi ya roundabout rompwe. Mpamaze imyaka 4 ntegereje Uwiteka, vuga ngo Mana nuntabara, ibizaba urwibutso. Nifuza kurya ngo mpage, kurya ngo mpage. Inzara y'umusoro udafite Yesu amena amazu, harayamena. Uzi ko urumogi rukongoza, ukajya ubona ikinyoteri imwe amafaranga. Kuki uba warapfuye mu mutwe, warapfuye mu bitekerezo. Kababwire, dufite igihugu cyiza gishyira abantu kuri discipline, ariko na Yesu nibikunda. Umuntu afite Yesu aragenda agahagarara ku muhanda agatungereza, bakubite bavuna amaguru ntibikunda. Ariko Yesu wamwakiriye arakubwira ngo ihagaciro nk'umukozi w'Imana, uri umwana w'Imana, uri cyaremwe gisha, wavutse ubwa kabiri. Mutere haleluya! Iwakira Yesu wiha agaciro ukagaha n'abandi, ariko utamufite uri ingurube y'inyarwanda yayindi y'igishenzira aho ngaho badakukira, yayindi rukangiza kabisubiramo. Ni kumupagana mera. Ubuse noneho pasi yaje kudutukara, ibintu wadusanze aha ngaha. Hitamo neza, hitamo Yesu, nawe Satani we. Bamwe yaragiye ngo inzoga arazinywa, aziryamo inyama zokeje zidahiye, arangirira asubira ati nziza nakoreye, kanya gato bimushima atabi kabwana kabakaraje gatangira guhunahuna aho ngaho, ati siyo nayiriye rya ikamuka nawe akamuka. Ariko shitani ni mubi we, n'umukara we, ayiwe. Twaje kumusenyera kuri uyu mugoroba. Tumusenyere tumusenyere. Uyishira umuroza akagira gute? Bibiliya iravuga ngo hazabonesha n'utereka ibisindisha mugenzi we kugira ngo abone ubwambure bwe. Wowe uribonera amafaranga ariko wamaze kuroga.
iyi nkovu nayikubize hasi saa sita ku muryango gutya, mazi urwaze ndagenda pi ndagaruka, amaraso bararwuye. Kankubwiye dukizwe ibyo, ariko inkovu z'ibyaha ntago zishiraho. Hari abaza kwa Yesu mazemo amenyo bagize gute? Ati dutere haleluya, ati tuyitere haleluya. Amenyo yagize gute? Biramugeze ngo bayamaze mu kera. Undakaza ateze pasite, ati ibingibi nibyo bamaye, ubwo ni binini by'igiswako. Yarumye yarahorose, nta biporezo ntaki, ariko arashaka Yesu w'abandi, ariko ari ku miti. Mbwira mugenzi ngo uri kuki? Waje kwa Yesu ukiri muzima. Mwavuze ngo amina cyane, ariko reka mbasezeranye ibintu bibiri. Ibi byarabaye. Umuvuga butumwa yari mu muhanda ari kubwiriza, aca mu mwijima. Abasore bamubaza ibintu bibiri, baramubaza ngo pastor, nidukizwa tuzabona iki? Abaha promesse y'ibintu bibiri. Arabwira ngo nimwakira Yesu, reka mabwire, ndababwiza ukuri, niko Yesu yampamagaye. Arabaza ngo bajyana ikigano nk'uko tugirana nacyo. Haro duhuriye muri alimentation, arambaza ngo pasta nipo, ntago bavuga pasta. Nabyo ni ububobo, bavuga ngo mushumba. Pasta none conveyers nabyo byavuyeho. Umva noneho baramwaza ngo tuzabona iki? Tubwiza ukuri. Arabwira ibintu bibiri. Icyambere, ibirenge byanyu bizava amaraso, bizakanagira ibisumari mu butayu n'amahwa. Nyemerera Mana ngendane nawe mu butayu nta kiza kihaba. Ubo baraguye baragushije amenyo, bageze kuziririmba, ariko abijandajanda mu gihe ari kosi nakoze. Vuga ngo abina cyane, ariko hari ibyo nagenderamo ngo ubujipo, ngo pasero mu kabati. Reka da, aranyuze, arampagije. Niba utarazihaga genda uzihage, zigukura amenyo cyangwa bagabanya amara, uze tugusengere. Ariko niba wumva ukibikuza genda. Niba ari ugusambana, genda kapote ziguturikireho, urwara imitezi, urwara empurugu, urwara igiswaku, nurangiza uzaze. Simbasengera se, hamwe muza munuka, umwe se kagira ngo nakadobo ko muri gereza, umashiramo ndashiramo. Nyagasani kizwa hinduka va. Avuga ati reko pastor wajye ushyiramo inyorosho byibura. Inyorosho y'ikisi azabona isharo y'iminkota y'iki. Reverend Chantal we yahusha nk'umubyeyi, je navanyeho. Aha na cyamama n'ubundi sangwe ntabona igira na data ejo naramushyinguye. Pero mbanjye na Yesu wanje, bungunde cyangwa mu nyange, rambirwa icyaha nubwo cyaba kikugaburira amaroti ya buri munsi, ariko kirambirwe. Je nari mfite mushiki wanjye witwa Anastasia, yapfuye avaho inyama kubera indwara ya zona. Inyama zimuvaho, ziva ku murutirugongo rw'umugongo, ziva ahangaha, ziva yajyaga vi Bujumbura, yagera mu rugo Mariya bakavuga baturanyi bati Mariya yabyara wakanyinde, yaravyaye. Nawe akaza adingisa. Ababaye mu buyenzi Bujumbura harako bita babadamu nyine bicara ugasonga bugari, bakazana ibingibi ngo nakarima k'igikoni. Yego yagenda gutya bagarura ngo amsi mia. Yego kankubwire, hari igihe Satani Imana mu burenganzira ikagenda ikabicucuma, kagenda ibibaza. Yego ayibaza niwe cyangwa n'umuzimu wazutse yariwe. Hari abantu tubwira Yesu Yesu nibiki Yesu wabiki
bya Yesu azaza yamara kugera muri CHK hariya muri kane avuga muri iruhande makadobo nta kinyomoro gifatamo nta kaneke amarara asukumye ugira ngo ni inkoko y'umurayi kandi hari hanze yagira gutera twicaga adashaka Yesu ngira umurimo wo gusura abarwayi kwa muganga bajya barwanira ikiganza ukajya ubona yubuye gutyo ugira ngo ni umuzima nanjye mwaze mukansengera kandi yarasize ibipangu gira mugenzi ngo uzasiga inkuru ikimusozi uzasiga amateko uzasiga uburozi bwawe uzasiga ishari ryawe ntiryagahine uyu mubarize uzasiga icyo ariko ugenda ubwo nagenda uno munsi nubwo mfite imyaka myinshi bavuga ngo hari umupasiteri wabaye kuri uyu musozi wavuze Yesu mwateye haleluya cyane ariko mbariza mugihe ngo uzasiga icyo ariko kandi ubu ndashoje ngize gute iyo shoje mantangi ejo dufite umubatizo yego dufite ibi bidasanzwe turabamugiza tujya mu bundi reka mbone gushimira Imana ubuyobozi bwa Gasagara yego niba nta misuma irimo wakomeye Imana amashyari mwavuze ngo amen sunika amina niba utandukanye avuga ngo amena duhe Imana yacu icyubahiro tuheruka hano twasengera hano dusuka amavuta ibyo twahanuye byarasohoye muvuge ngo amina Gasagara inganda zaje yego abashoramari baje muvuge ngo amina tangira wifate nk'umusirimu rero nkwagafasha bwira mugenzi ngo ugerageze kuri imboga mu menyo imboga muki mu menyo niba udafite na kurogati ya 500 ka kandi gato shiramo agati ku muyonzi uvuga uti Yesu araje vuga ngo amina ongera utamina cyane ariko twebwe twambaye amakarisa cikiraho ukajya ukunjira hano buriya umwenda w'imbere udahindurwa uzana ikintu bitinda kumba inda abantu bize shimi ni hatari ubushyuhe bufatanye n'imbyiro yego bibyara iki agira ngo ndakwica mu izina rya Yesu ariko ukagumiza ugaha Imana icyubahiro vuga ngo amina cyane haleluya nigeze mpa kiruhura ku mupasiteri witwa simuvuga mu izina byari bitaravanga nawe arega bijya bituvanga bikatujabuka ugeze pasiteri kuyasengaga nawe yirukanye umugore azanye undi ndacyafite wa wundi nabwiye ntuzampindurire urirabura uri mwiza sawa vuga ngo amen ongera utamen bambi note y'igihumbi igeze Nyabugogo igikweto kiracika kibi kibonde nkase gutya amazi ati vwa ubwo nabaga mu rusengero ariko ndavuga ngo Uwiteka we nuntabara nanjye nzaguhimbaza haleluya none Yesu yabigenze neza bwamugeze ngo nawe Yesu yabigenze neza yabikora cyane ntabwo yabikora ndashimira Imana muvuge ngo amen reka mvuga akantu gato subiza mikrofone muri uko kuba umwana w'umugore wa gatatu mama yatashye mu rugo data arambiwe abagore vuga ngo yari yarabahaze nawe kandi yari yarihaze vuga ngo amen akagenda akarangura sitawuti y'igikamba akaza akamena data nakavuga ati imigongo ni ibice ntabwo bizapfa ubusa niho namenyeye ubugoro nzi gukora ibyo bita amagadi amaki yemwe amagadi yego urabona biriya bitoki biva ku nsina biriya bintu byo hasi rero hari igihe bibora bakayifata bakabyanika ariko shitani ni umukara kandi nabwo ntibujya buba umweru umugore wari y'ubugoro ntiwamusoma ntimwahuza iminwa sinzi ko anapfumbata ahubwo yumvishwa n'inkonje kiragongera yego kubera iki ni intumbe ebyiri ziryamanye nasaga n'uwapfuye mutima maze Yesu
kandi rero sawa icyo nabwirwaga nuko mama agiye kwahukana nuko numvaga gongereye mu rukerera ubwo nijye mfura kandi ihene mbi ntawe ugira gute imureke tujye tuvuga Yesu aho yatuvanye ariko muvuge ngo amina cyane ariko muyobozi ndashaka uzavuga igiterane nta bintu by'uduceri n'utuvuta duhari nkavuga Yesu hano wakuzura yego muvuge ngo amina cyane ariko ababyishimiye nibanda ariko turahabaye tukazatira projecteur hano hakuzura tukavuga Yesu iminsi 3 ikibyimbye kigaturika mu izina rya Yesu nubona abantu ari abarakare hari ahantu babigaburiwe ubwo se umwana wabonye nyina kubitwa mu rukerera yahukana we agaburirwa iki ubungira abana muri korali ya Sorowamu baririmba barakaye kubera iki baza abanyina bakubiswe mu gitondo ngiye gusenga wamureba ukamubonamo inzara uwo ntabwo afashwa usanga ari umurakare kuko yavukiye mu burakare aho niho natangiye kunywa itabi ry'urumogi nanga ikubitamo na jenoside noneho amahana barinjiye mama na mukadata baba bacinjiye hamwe yego nanga ibintu bitatu nanga igihugu mwumva icyo gihe apana ubu mwumve nahise nanga ibintu bitatu igihugu nanga ubwoko yego Yesu aratubatuye muri Kristo nta mutwa nta mutu nta mututsi turumwe vuga ngo turumwe ibindi ni Satani yego katwaje kumwirukana yego icya gatatu nanga icyitwa umugore ndabanga ndagenda minyamaswa yigendera yego ndagenda mba ku muhanda ndara inganji umutongi w'imvura ukangwa mu gutwi hari abanyibeshya ngo ariko ngo wavuke mu bisubizo ngo ni ku mata eske n'utudutama no kubera Yesu nari narahombanye haleluya kuriya waba inzoba ahandi hantu ariko ahangaha ntabwo habona izuba nose munsi y'igiti hajya hamera aha harirabura n'iminwa yariraburaga kubera gutobora imisongo ziryemwa abantu bararakaye barashavuye nitwaga nyirishema bahinduramo nyirishavu nubona abantu biravanga nk'urushungano kimureka rwiyahuze none se wamaze kumera gutyo icyo utakoresha ni igiki wabaye inyamaswa mureka abantu Satani yarababoshye ariko muze kwa Yesu ababohore mu izina rya Yesu muvuge ngo amina cyane ariko uzi gutaha kare nkunda urugo rwanjye vuga ngo amina ngwino hano wabigeze birebire rero urashaka protokole ngwino njyana rata protokole fate mu mayashi yego rata protokole abonye umukunzi mwiza yarankunze yamfatishije umugozi arirwo rukundo muvuge ngo amina cyane ariko amina bari bamaze kunkatira inshuro 3 hari wambwiye w'icyangugu arambwira ati ese ubwo ngubwo muri dote tuzabona inyama ko iwacu ari abasha uzabona inyama barya bagahaga ndamubwira ngo kwa Yesu zirahari ariko yahise acaho nibagirwa pomo nazindukanye ka shokora ka kinaga kadi asanze barabimaze sha muvuge ngo amina cyane ariko ngeze ahangaha arambwira ngo tuzabaho haleluya reka babwise ukuri ibi ntabwo ari ugushyushya inkuru ndagushimira vuga ngo amina cyane ariko amina vuga ngo amina cyane ariko amina uwo mureba akunda inyama akunda iki kandi nanjye ntabwo zingwa nabi abazinyemera umwaka urangire mu vuga ngo amina cyane ariko iwacu nta merwe y'inyama hari arahari se arahari ntayahari
ntamerwa biwacu mwene Dawidi yaratsinze. Sawa. Mwene Dawidi. Akanusu n'imfubyi nazo twadabye. Yego Zikunda inyama cyane. wateragamo bwa mbere umva yari yashapure nk'iyenda kwa Bikira Mariya. Yego kazi baravuga ati kamwe tubiri tune duto. Yego buri abasangiye ubusa, buri abantu bafite umushiha ntabwo barya ngo bahage, kandi ushobora ngo afite byinshi ariko umutima we ntabwo ahaze, ntabwo anyuzwe. Imana bagaburiye muhage mu izina rya Yesu. Haleluya! Nahoze mubwira nti erega buriya wananutse ntabwo cyari ikibazo cy'uburwayi, ahubwo cyari ikibazo cy'imirire. Cyari iki? Ubundi nushaka umugore menya ko ugomba gushaka n'ibiryo. Gushaka ni iki? Gushaka ni iki? Yesu yaduhaye ibiryo. Imana ibaha ibiryo mu izina rya Yesu. Umugabo udahaha turamwanze mu izina muvuge mwabera cyane ariko ngiye gukubita abadayimoni. Yego umugore n'ubyibushye uryamo gapfumbata ntabwo wahamagariye gukonja. Impamvu mukinanutse mucyumye nta biryo ntacyo kunywa, ndirukana umuvumo w'inzara mu izina rya Yesu. Mwakoge ngo amina cyane ariko muri icyo gihe data na mama navutse ari abahinzi b'aborozi. Yego bafite urutoki, bafite ishyamba, bafite ikawa, bafite inka, bafite amatungo magufi. Yego ariko byakwera abajura bakaza bakabitwara. Uva mbabwire Imana nkorereye umugoroba nubwo byabiva mu gisokuru ariko kwaso waravutse mukennye, ndasenga Imana ibigaruye mu izina rya Yesu. Imana ikagururire nkuko yagaruye Mefiboshete ibya Sonatani na Sawuli. Imana yacu iratungisha. Navuze ngo amena cyane ariko hari ikintu pastor yafani yavuze kanyivuga kuri kamera. Perezida wacu His Excellency Paul Kagame, yego yego yaravuze ngo buri munyarwanda utishoboye nabona inka yitwagira nka munyarwanda, nawe arakamirwa, nawe agira gute, nawe arakamirwa. Mu yandi magambo imbaraga z'ubwami zigomba kugaruka mu bwami. Nta nzara, tugomba kurya tugahaga, twarangiza tukabona ibyo gutura umwami Imana Nyiringabo. Haleluya! Reka mvuga kakano, reka mvuga kaka. Hari abantu batemera abayobozi. Reka mvuga kakano soze. Batemera iki? Batemera iki? Jewe iyo mbona executive mbambona igihugu mu kagari kaki kagasagara niwe ari president. Yesu nashimwe cyane. Navuze ngo Yesu nashimwe cyane. Ababyiza avuge ngo amena. Ababyiza avuge ngo amena. Ababyiza avuge ngo amena. Biravuga ngo abo kubaha mugire gute? Mububahe. Mugire gute? Mububahe. Kandi ubundi ajya mu byicaro. Mugire gute? Mububahe. Mugire gute? Mububahe. Kubera iki? Bashyiriweho kurinda imitima yacu. Bashyiriweho kugira gute? Itorero yego n'inzego bwite z'igihugu birakorana, biruzuzanya. Igihe cyose tuzagira umutima wo kumvira guca bugufi, Imana izaduha umugisha. Muvuge ngo amena. Amen. Reka cagahigo muyobozi mu izina rya Getsemani Ministries. Imana impamagara yambwiye ngo ngutumye ku Banyarwanda. Ndabwira ngo mana Abanyarwanda ko rafunga mutwe mbazi. Yego twica hari abatinya kwica inkoko, nzabayobozi kiramwe mbwira ngo uzagenda w'inyangamugayo, ikindi ibyo uzavuga uzabikore. Vuga ngo amena. Uno munsi ndi umupasiteri w'intangarugero, ndi hano mfite mikrofone mbwiriza ariko mfite n'amaboko yo gukora. Niduca bugufi, ntabwo nabwirije Getsemani, nabwirije abantu bose badukurikiye, tugaca bugufi. Yaravuze ngo izamugisha imwe y'amaboko, izaduha umugisha. Aka gasozi Imana izagahindura paradizo hano ku isi. Niduca bugufi tukumvira, tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitutumvira inkota izaturya. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kwa Yesu umwami n'umukiza. Ntabwo ari abangaba twasenge, umuntu ushaka kwa Yesu n'umukiza. Igitene cyarakoze bije barayikoresha hakiza umuntu umwe.
komitira riraboroga iravuga ngo kuki hakiza umuntu umwe n'ibintu imbaraga zose twakoresheje. Imana irababwira ngo niwe nashakaga. Uwamaze gukizwa yakoze ibiterane byinshi ku isi. Uwo ni umugabo witwa Leonard Bonga w'ikirangirire, muzakurikirana ibitabo byiwe. Uno munsi Yesu yamuhaye agakiza, birashoboka ko nawe yakaguha. Shaka agozi k'abadayimoni uze wakire Yesu. Kwakira Yesu nta soni biteye. Ibyo byose mvuga biva kwa Yesu. Mubaha akayira, ushaka kwakira Yesu, uri umusore umukobwa, waba uri mu nzu waba uri mu iduka, manuka uze wakire Yesu. Ni amagambo atatu usubiramo ko Yesu yapfuye akazuka akakubabarira ibyaha, urabicyaremwe gisha. Zamura ikiganza aho uri, ushaka kwakira Yesu. Ushaka kwakira Yesu, haguruka ku maguru yawe. Koze isoni abadayimoni, koze isoni abadayimoni, koze isoni abadayimoni. Nguyu muntu umunyabyaha mwakirijwe mwijaho umunsi mukuru, mwijaho umunsi mukuru, mwijaho umunsi mukuru. Ngwino kwa Yesu, 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 ngwino 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 kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Mbese utegereje iki?